kantu siko bimeze IV ni ukuvuga ngo indirimbo yanyu yagarutse nitugenda gake ikintu muri kwirengagiza urimo kunyumva mwe muzi ko mwatwikiye ku ndirimbo cyangwa bya bintu kubikora birakureba manzi unyumve ndabibona nanabibonye byose nabibonye ko indirimbo no barabayivanyeho none nuvuga ngo ibibazo byarangiye ibibazo byarangiye ku ndirimbo ariko ku magambo mwakoresheje ejo harimo na harassment n'ibindi bintu biremereye birimo kugutera ubwoba birimo kuguharasinga birimo kukoreza amashusho y'urukoza soni yawe gihe cy'iko bintu byarangiriye hariya none ko aya masaha nutabiprovinga ko biri buze kumuharabika uraza kubyitwara mute if you think that's byarangiye kuriya niko bitekereza it's the way you think niko bitekereza niko bitekereza ibiki byarangiye kuriya niko bitekereza niba kibasumba yaje so ibi ngibi birabareba azronga muvuga ko mwasakuje indirimbo nyuma bakayibasubiza that is okay ariko nyine ikintu muri kwibagirwa ko mu magambo mwakoresheje ejo mwakoresheje amagambo akakaye kaziye ikintu na kimwe twakoresheje ngewe ntibuka cyangwa kuvuga ngo ntahagararaho yego ariko abantu ushobora kubihagararaho cyane okay here we go niba ushobora kubihagararaho ibyo birahagije nta kindi ibyavuzwe byose byari ukuri ariko kuba ibintu twabisetorinze bakaba bansubije indirimbo yanjye bakaba banambwira ati n'ibindi bihangano byawe access nta kibazo twayiguha njye ndumva ubwo amahoro yahinze nta kindi kibazo gihari none se IV aramutse yaguhaye indirimbo ejo mu gitondo akajya kugutangira ikirego ko wamuharabitse ufite ibimenyetso yego kuko uko biri kose nta kibazo rwose yajyayo nta kibazo no ndavuga aramutse agiye yenda ntajyayo mvuga ibintu by'ukuri kandi mvuga n'ibintu nahagararaho so rero kuba umuntu yashatse gukemura ikibazo n'ibindi byose byari bihari na mbere hose kavuga ati birangire it's okay byarangiye kuri byavuyeho kugira ngo birangire Godefan ntabwo ari IV ari kumva ikibazo umubaza iby'umuziki byarangiye nk'uko Kenda bisobanuye the owner buretse gatoya murangiriza ikibazo ejo mu gitondo azindutse akavuga ko wahamagaje abantu 400 ukavuga ko yakoheje amafoto y'urukoza soni agutera ubwoba aguharasinga icyo ni icyaha ufite ibimenyetso nicyo kibazo cyanjye gusa umva nkubwire shu mbwira yego cyangwa indirimbo yitwa iri kutirisho umva nkubwire ngiye kukubwira ijambo rimwe rikubiyemo ibintu byose uri kumbaza nakubwiye ko ibintu byose byavuzwe hano ejo ni ukuri bifite ibimenyetso ito ni by'ibimenyetso byiwe kuko hano nanone ntabwo hano ndi kuri RIB njye niba nkubwiye ngo ibintu ni ukuri ni ukuvuga ngo mfite n'ibimenyetso uramusubiza umunyuki nabi kubera icyo ntabwo ndi kumwuka nabi ibintu byose niba ari ukuri of course mfite n'ibimenyetso nta kintu hano nari naje kubeshya njye nari ndi kuvugisha ukuri kuko ibintu bimeze ibintu byanjye nabisubijwe n'ibya mbere yaho byose so ndakeka yuko ari umuntu washatse ko ibintu birangiye tukabishyira mu cyo byarangiye byose kereka in case agize ikindi kibazo cyavuka nyuma ubwo none nta bintu byo kuvuga ngo abanze ngo yumve ngo uruhande ngiki no okay ngaho mu ikindi kintu Godefan ikindi kintu nunganiye IV nanasubiza the owner ku kibazo yarabajije ntabwo papasi ya IV cyangwa se n'undi wari wese hano ntabwo papasi yiwe IV muting ntabwo papasi yari kujya muri RIB niba tubyibuka neza yari kujyayo igihe cyose atari gusubizwa ibintu bye kandi even na Godfather yaba na Dumba hano mwibuke ko inama mwagiriye IV ni mwebwe muyoboro munini nyine mwamufashe kugira ngo nibyo byose bigerweho ku bindirimbo bayimugaruriye sibyo hatagira n'umuntu bifata nka scam cyase nkabifate nko gutwika nta gutwika kurimo kuko yo kuba gutwika nta nubwo uwo muntu yari kuzamo ko man ni ibintu biri big kandi biri real so ikintu gihari cyonyine ngewe mwibanga rikomeye n'umuntu twavuganaga sinkubwiye ko twavuganye isaha yose irenga ntago twavuganaga gutyo gusa na muri codinze kugira ngo in case nibyo bintu yazigera ashaka kubihakana cyangwa se ashaka n'ejo mu gitondo nsohoye indimbo cyangwa se agasohora indimbo hakazamo kandi kantu katazazamo ibyo byose mbifitiye recording ngiye nabiri codinze kandi yaba we ntabyo yarazi yaba na Ivi ntabyo yarazi urumva ikiganiro mwagiranye cyose wakirikodinze cyose ndagifite urumva so nukuvuga ngo rero ndashaka gusubiza the owner
papasi ya Ivy ntago kwari ukujya kumurega. Papasi ya Ivy kwari ukuba hari ibyabanje wenda ibyo byinshi byo kumutera ubwoba no kugira gute, ariko nanone bimwe muri byo kuko hari harimo no kumubwira ko umuziki we bitazakunda bitazagira ute, bikaba bisa nk'ibiri gushirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu yashakaga justice, nta kindi. Rero tutanamugarutseho uwo mupapa tumwubahe bya hatari, kuko njyewe rwose umutima wanjye guhera nanabibabwiye bo twabiganiriye, wa mutipe manager wenyine twabiganiriye umwanya munini, ndamubwira men I respect, nawe umubwire kabisa duciye bugufi ntago twahaguruka ahagaze rwose. Mbese niba hari naho twabangamye ayumve ko n'abana umuntu nyine yagiye akandagirira umugati barangije bagira umujinya nyine nabo bararakara. Ho niho inkuru izingiye ngo dufate ikintu ishakira ni inkuru kugira ngo avuge ngo twararyama. Abase we giye ndashaka inkuru, waje kunshaka giye shaka inkuru wabuze ngo nabuze. None se uvuze gute? Uravuze bye. Kibasumba twagiye asoni giye ndashaka inkuru Kibasumba ntasoni giye ndashaka inkuru. Ntabwo ari nshaka inkuru my dear, ntabwo ari nshaka inkuru uzajya numbaza gufata. I'm not that person. Ntabwo ngo njyewe Ivy. Kibasumba bite? Karamenda hari. Urahari? Tuza ku muntu utazi Kibasumba arashaka kugira ngo utwibwire mu buhanga n'ubushobozi ufite, untake kabisa, untake nk'umuhungu wihebeye mu mpano yawe manze. Dore ko tugaruka kuri ya promoting indirimbo y'uyu mwana. Twagiye Ivy ubaye iki? Intaka. Ivy I don't give a fuck. Igihe nzakubonera nzakurya. Ngaho dasuku. Aragufuhiye. Ningubona nzakurya. Arafushye. Nguryoshye ko. Ako gwesa Reka ndi umuvandimwe wanjye. Inde wowe Kibazo twagiye maze kubitamo umuvugo gato nkubitamo akavuga untaka maneze mo hano.